Mwiriwe neza. Christelle Nyirabayazana ari hehe? Icya mbere reka nakire nshimire nsuhuze abashyitsi bacu bose bari hano. Ndabashimira ko mwaje kwifatanya nawe. Harimo abayobozi b'imitwe yindi ya politiki dufatanije mu kubaka igihugu cyacu. Nagira ngo mvuge ko ibyo batweretse tumaze kugeraho twishimiye ko mubifitemo uruhare, dufatanya kubigeraho. Ndashimira n'abandi bashyitsi abariho bose aho bavuye hose baturimo nabo kuba turi kumwe. Ariko sinakwibagirwa abayobozi n'intore z'umuryango wa RPF. Hari Vice Chairman, Secretary General, abakomiseri n'abandi bakada b'umuryango wacu. Ndabashimira. Ikindi ni ibisanzwe byo kubashimira imirimo myiza isanzwe ikorwa. Twabonye twese tuzi aho igihugu kivuye n'aho kigeze. Ndabashimira rero ko mubigiramo uruhare runini rugaragara. Ikindi mbashimira ni icyizere muhora mungirira cyangwa mukomeza. Ndi bushingire kuri icyo ngira ibindi mvuga, ariko mbere yuko mbigeraho kambanze mvuge ko iki gihugu cyacu uko kingana, uko giteye, uko kimeze, uko ariko kose, bihereye ku mwihariko w'imiterere, bifite icyo bidusaba gishobora kuba gitandukanye n'icyo abandi bantu b'ibindi bihugu basabwa. Ibyacu ni umwihariko, ni umwihariko ushingira ku mateka, ushingira ku rwego tugezeho rw'amajyambere, umwihariko ushingira no ku muco wacu, umwihariko ushingira kuri byinshi abantu batakwirengagiza iteka, bahora bagomba kwibuka mu byo dukora ibyo ari byo byose. Ndetse ni nabyo biherwaho, bishingirwaho iyo turi nk'aha twaje mu rwego nkuru rwa demokarasi. Intego imwe mu zacu nka RPF dufite
duhitamo abayobozi ku nzego zitandukanye. Abo bayobozi uko tubahitamo, icyo tubahitiramo nabyo bikwiye kuba bifite uwo mwihariko ubigaragaramo. Ntabwo abantu rero babyirengagiza, ariko hari aho dusa n'abandi nubwo dufite uwo mwihariko. Hari aho igihugu cyacu gisa n'ibindi bihugu. Ni ukuvuga ngo mu myifatire yacu tugira uko twifata muri bwa buryo bw'umwihariko dufite, ariko tugira n'uko twifata bitewe n'uko hari aho duhurira n'abandi benshi, ari muri Afurika, hari n'ahandi. Icyo nshaka kugeraho rero ni iki. Reka mbanze mpere ku myifatire yacu, ku myumvire yacu, kandi nshaka kwibaza ngo ese uriya mwihariko wacu urimo ingorane ariko n'amahirwe menshi nayo dufite. Ibyo mu myifatire yacu turabyuzuza, byo tubigenderaho ku buryo bukwiye. Icyo nshaka kuvuga ni iki. Biriya byose navuze birimo n'umwihariko wacu. Bizamo ikintu cyitwa ubuyobozi. Ubuyobozi ntibuvuze chairman, ntibuvuze vice chairman, secretary general, abakomiseri, cyangwa ntibuvuze perezida n'abaminisitiri n'abandi gusa. Ntabwo ari cyo bivuga gusa. Ubuyobozi buvuga inzego nyinshi zitandukanye guhera hasi kugera hejuru, n'ukuntu zikorana, n'ukuntu zunganirana, kugira ngo za ntego abantu bafite, aho baganisha igihugu, aho baganisha abantu bayoboye, bishobore kugerwaho. Ndabaza rero, mu mateka yacu turebye gusa, reka mpere, ni maremare cyane ariko reka mvuge amateka y'imyaka 30 tumaze. Ntabwo nirwa njya mbere yaho, harimo byinshi bindi. Kugira ngo buri muntu wese uri hano yibaze, nanjye ndi muri abo baza kwibaza, uko dukura mu nshingano, mu nzego, nk'abantu, abantu dutekereza cyangwa se dutekerereza igihugu. Twiga iki? Dushingira kuki kugira ngo twuzuze inshingano zacu? Ibi nanone ndacyabibariza ko turabana twese, turaziranye, ni byiza, turaziranye twese, turakorana rimwe na rimwe iyo twabishatse, nabwo iyo tutabishatse ntidukorana, ariko byitwa ko dukwiye kuba dukorana kandi turi kumwe.
ngenda babwira ibyo mbona, ibyo niga, ibifasha cyangwa se ibyo abantu bahura nk'ingorane. Ubundi hari uburyo butandukanye bwo kwiga. Hari ukwiga, abantu bajya mu mashuri bakiga, bagira ubumenyi, bakaminuza, ndetse bigera kure cyane. Ibyo ni byiza, ntibisubirwaho. Ukundi kwiga guturuka mu kubaho, mu kubayeho n'ibikubayeho ubwabyo bifite isomo rinini cyane. Ibyo abantu bita experience. What you have experienced in your life, in your growth in that life journey. Aho naho hari amakosa abantu bakunze gukora, rimwe bakiga amashuri ariko ntibige bihereye kuko babayeho nk'abantu, ntibibaviremo inyigisho. Twese uko turi hano cyangwa se abenshi, hari ibyo tugomba kuba twaranyuzemo dukura kugera aho tugeze hatandukanye, hakwiriye kuba haratwigishije byinshi biruta ndetse ibyo twaba twarize mu mashuri. Reka nkwereke, buri munsi tubyirirwamo no mu zindi nama nk'izo duhurira aha tukavuga byinshi. Ndacyabona hari ikintu, kandi ni ibintu biba byoroshye, niyo umuntu abivuga wumva byoroshye, ariko sinzi impamvu bigaruka bikagorana. Ndacyabona abantu muri twe bavuga, bakora ibintu bagatekereza nyuma. Ubundi uko ibintu bigenda mu buryo bworoshye, uratekereza noneho ugakora cyangwa ukavuga ibyo ushaka kuvuga. Ariko byinshi mbona abantu barakora, baravuga, hanyuma ukabona bibutse ko bagomba gutekereza. Ibyo niho haturuka ikibazo kinini gikomeye duhora duhura nacyo. Ntugakore, ntukavuge utabanje gutekereza. Icyo gihe biduha kwirinda ibintu bimwe bitari ngombwa, cyangwa se ibintu bidutera ibibazo, cyangwa se turabigabanya nibura. Ariko buri munsi ukabwira umuntu, ukabura n'ibintu byoroshye kuvuga ngo erega uko twicaye aha twese, nta muntu n'umwe ufite inshingano ku rwego urwo ari rwo rwose akorera igihugu ashobora kugeraho
kizima cyubaka adakorana na mugenzi we ntibishoboka atavugana na mugenzi we rero nahoze mvuga umuco nta nubwo n'uwo muco ntabwo nzi amateka cyane cyangwa ntabwo nacukumbuye uko abantu ko imico yacu nk'abanyarwanda ahivana higarukira ariko sinzi ko ari umuco sinzi ko ari n'umuco muri twe w'ikinyarwanda kubaho gusa ukabaho ukaba nyamwigendaho ugakora ibyo ushaka ukavuga ibyo ushaka hanyuma ibyo gutekereza bikazaba biza hanyuma cyangwa se kutumva ngo ni nayo mpamvu ga RPF tuyita umuryango se bivuze iki wagira umuryango muri wo abawugize batavugana byashoboka se ikibi kibaye kuri umwe muri uwo muryango buriya kiba cyababayeho mwese muri uwo muryango atari ukubibona uri umurwayi uri igisambo cyangwa se n'ibindi bibi byinshi ntiriwe mvuga ariko ni ikintu cyoroshye gutekereza gutyo gikwiye kuba byoroshye gutekereza gutyo ibyo nabyo reka mbishyire uruhande nabashimiye icyizere muri icyo cyizere ndashaka ngo nyiri ibyo mbabwira nanone mu 2010 nabwo mwangiriye icyizere ndetse twabanje kubiganira birebire ndabyibuka muri Petit Stade hari abantu benshi bangana gutya nkamwe nagize ibyo mbabwira namwe mugira ibyo mumbwira abantu barahagurutse baravuga ngera naho icyo gihe ndababwira nti ariko munatekereze n'ukundi kutari uko gusa guhoraho munatekereze nuko hari n'ibyahinduka abantu benshi barahaguruka nta nubwo njya nibagirwa n'umuntu umwe wahagurutse ngira ngo aturuka Cyangugu Rusizi atubwira amateka ye atubwira ayahuza n'ay'u Rwanda aravuga ngo sinzi niba ari hano ntabwo mwibuka izina ariko ndibuka ibyo yavuze aravuga ngo we impamvu anavuga ko ari ye ugomba kuba umukandida wa RPF arabisobanura avuga amateka ye avuga ukuntu akora business avuga ko ndetse ayikora i Burundi no muri DRC avuga amateka ye avuga uko abanye mu muryango we n'abantu bamwe bagize uruhare
mu mateka atari meza mu gihugu, aravuga ngo we niba ntabaye umukandida, icyo bivuze anatubwira ko afite umutungo Rusizi, ufite hano i Kigali umurwa mukuru, abivuga tubwira amateka. Aravuga ati nutaba umukandida, ati yewe bivuze ko ushobora no guhitamo kwibera impunzi. Sinzi niba hari abantu babyibuka muri, aravuga ati jye naba impunzi, ati kuko arongera aravuga ati kuba nkanjye mfitanye isano n'abo bantu bakoze ibyo, abandiho neza ntacyo nabaye, ntawe ugira icyo antwara, ahubwo nikorera bizinesi yanjye nka atari icyo bivuze. Ati ndetse ati kandi ndabyumva ko naho naba mpungiye i Burundi cyangwa muri DRC kubera ko nkora bizinesi, ati ntabwo bivuze ko haruta hano mu Rwanda aho turi, ati ahubwo ati nubwo bamfite bw'ibyaba yatabaye umukandida. Icyo navanyemo ni iki? Icyo navanyemo ni ukuvuga ngo ntabwo muri rusange turagaragaramo ko duha abo tuyobora icyizere kigeze hahandi aho bivuze ngo atabaye uyu, ni ukuvuga ko ibintu bishobora gusubira uko byari bimeze kera. Ubu ikindi mvanamo ni iki rero? Ni ukuvuga ngo dufite akazi karemereye imbere yacu karuta uko tubyibwira. Igituma rero nabyo bimeze gutyo ni iki? Kwaba ari ukuhe? Kuraturuka muri bya bindi navuze byo kuvuga, byo gukora, abantu bagatekereza nyuma. Iyo utekereje nyuma ntabwo utekereza ibiri byo, kuko warangije kuvuga, warangije gukora. Iyo wangije utangira gutekereza ko nta bya bindi byapfuye cyangwa nta bya bindi wavuze bitari byo, ushaka kubigira byo. Muranyumva? Ni kutangira, it is, you start thinking in a manner to justify what you've already done or what you've already said that is wrong. That's where the problem is. Ikindi cya kabiri, erega turi ku isi, turi abantu, twese turi abantu. Ko twaturutana kose mu bushobozi, mu mutungo, mu bumenyi, ariko turi abantu. Byashoboka bite ko twakwicara kuko tungana twese hano nk'abayobozi muri RPF muri iki gihugu, ntidutekereze ukuntu muri twe havamo, hategurwa, hatangira gutekerezwa abakora nk'ibyundi mushima. Byashoboka bite? Icyo nicyo nshaka kubabaza.
ibyo nshaka kubibutsa. Icyo gihe muri 2010 narabyihoreye birahita. 2017 nabyo nubwo byahise nkabyemera, ariko naranababwiye, nababwiye ngo ariko ibyo mukora byose mubwira icyizere iki, okay, ndabyemeye, ariko mujye mutekereza, kuko ubu ni umwanya tubonye wo gutekereza uburyo twakwiyubaka tukishakamo abandi nk'uwo mushima bashobora tugakomeza urugendo uko bikwiye. Ntabwo urugendo turimo ari urwo kubaka ngo tugere ku byiza bidafite insurance. Insurance mu Kinyarwanda ni iki? Ubwishingizi. Uranyumva? Ubwishingizi. Tugomba gushaka ubwishingizi bw'ibyo twubaka. Tugomba kugira ikibirinda, tukagira n'ubwishingizi. Ubwishingizi nta handi buva, ni mu bantu, ni muri mwe, muri twese. Niyo wabyirengagiza uyu munsi ukabyirengagiza ejo, ntukwiye guhora ubyirengagiza, kuko ingaruka zabyo ziba ziri mu nzira. Icyo gihe ziba ziza. Nubwo nabyemeye kandi ntabwo mfite aho nabihungira, ariko sinshaka ngo rimwe nzabatungure mbabwire ngo urabizi, ntabwo byakomeza gutya. Kandi ntimuzategereze uwo nzabaha, muzamwishakemo. Iby'uko nagira icyo mbivugaho nkavuga ngo ariko uyu muntu kubanza mwarebye nabi, cyangwa aba bantu, birashoboka, kuko igihe icyo ari cyo cyose naba ngifite umwuka ntabwo byancika kubabwira ngo iri ni ikosa. Ni kamere, naho nahongera kamere yanjye nanjye. Icyo gihe nzababwira ibi mukoze ishyano, kandi rizabagaruka, kandi kenshi niko byaba, ariko ntibigomba kurinda bigeraho. N'ubu ndashakisha iteka kwibaza, ariko ni iki cyaba kibitera, ku buryo aba bantu beza, aba bantu bazima, aba bantu dukorana ibintu tugatera imbere, bikaba kubera ko nabo babigizemo uruhare. Kuki cyatavamo abantu, cyatavamo abandi, ndetse hazageraho birushaho kuba bibi, kuko abantu nko mu myaka yanjye tugenda dusohoka mu kiwanja, abazamuka, abaturi inyuma
hari ubwo mbona ko hari byinshi byo gukora nabo kugira ngo baturushe imyumvire, ariko rero nabwo nkongera nkasubiza amaso inyuma nkuba ntashaka kubarenganya, kuko none se ko ari twe tubarera, ko ari twe bareba, nabategaho nte kubabonamo ibiruta ibyo tubigisha. Keretse babaye intwari, kandi ngira ngo bazaba zo, imico mibi imwe muri twe bakayirinda bakayanga, nabo bakaba abo bakwiriye kuba bo, ntibabe twe, ntibakurikire gusa ibyo tubabwiye ngo cyangwa tubareze ngo aba ariko bakura, bagakura bashaka kuba bo, ko bakwiriye kuba bameze. Ibyo tubareramo bikaba ibifite icyo byabigisha bavanamo, ariko ntibibe ibibangiza. Ubwo ndabwiraga abatoya bari hano, barahari benshi, ba Christelle bariya n'abandi bari hano bo muri za 30, za 40, iyo urenga muri 50 ntacyo urasobanukaho, ubwo biba bigoranye, ariko nabo ntabwo mbaheba, ntabwo nshaka kubavanaho icyizere, ariko ndashaka muri za 30, 20 yegera 30, 35, 40, 49 bya hariya, ubwo biri kuri wa wundi ukabakaba aho ngaho, nawe aracyafite mu bundi, haracyarimo umusa, haracyarimo akantu ashatse yajyaho cyo kwiyuburura, ariko biterwa n'ubushake byose. Hari ugera aho ngaho aho kugira ngo yishakemo izindi mbaraga nshya, ahubwo akavanamo kwiheba, akabona ko ibyo byarangiye. Ntimukihebe mujye muhora mwishakamo ikizima, ugira icyo usigira abawe, usigira igihugu, usigira rero icyo nashaka gusubiramo ni ukongera kubakangurira uburyo, imico, ingiro, kwizera, kwishakamo, ndetse dutekereza bya bindi byacu. Erega iyo bitaza kuba bya bindi by'umwihariko nahereyeho, ntabwo n'ubundi mwakabaye mumpamagara muri 2010, 2017, 2024, ariko buriya byo n'igituma mbyemera navunitse ni uwo mwihariko w'igihugu cyacu, amateka yacu, ndetse n'isi tubamo nayo itoroshye. Nicyo gituma ndeba hirya nkabyemera, naho ubundi dukwiye kwishakamo nyine n'abandi
yigeze kubabwira ibintu imodoka igira ibyo bita shock absorber, murabizi icyo bivuze, biri straight forward, birumvikana. Kugira ngo weight, uburemere bw'imodoka iyo buhonda biterwa n'umuhanda, iriya shock absorber ituma ubwo buremere uko bugenda bwihonda nyine buba absorbed in the mechanics of things, ntibyangiza imodoka aho ngaho. Iyo uri umuyobozi uba wemeye kuba shock absorber. Ibyo byose biraza bikagukubitaho ukabyemera, bikarangirira kuri wowe, ntibikubite ku bandi. Urabyumva? Ni bangahe biteguye kuba shock absorbers? Kandi ntabwo bishaka imbaraga n'uburemere by'igitangaza, bishaka mu mutwe. Ugomba kuba mu mutwe witeguye. It's a mindset, it's a psychological, it's a mentality issue. Must be prepared. Mu mutwe wawe hagomba kuba hiteguye kuvuga ngo ndahangana n'iki kibazo. Ibyo rero njye nibwira ko RPF n'ubuyobozi bwa RPF ku nzego zitandukanye, ibyo dukwiriye kuba turimo bidutwarira umwanya, ibyo dukora dutekereza naho bikwiriye kuba biganisha, hanyuma tukaba uko twifuza no muri iyi si igoranye ndetse itanatwifuriza n'amahoro, ariko tukagomba kuyabona byanze bikunze. Rero ntibibe ibyo guhora tuvuga ibintu bimwe tukabisubiramo, ariko twasohoka tugakora ibindi. Ndabasaba ko igihe tukiriho, tugishoboye, tugikorana, uwo ni umwanya wo kudutegura twese kugira ngo tuzamuke mu ntera, mu contribution z'ukuntu twakomeza guteza RPF imbere, twakomeza no guteza igihugu cyacu imbere. N'ubu rero umuzigo mwampaye kwikorera ntawemeye ntawikoreye. Ariko nababwiye, nabisubiyemo, ngiye kubisubiramo, ndangiriza aha, ndashaka kuntura uwo muzigo nikoreye. Kandi abawuntura bari muri mwe, barimo banze kuza. Hari n'abagomba kwibutswa, hari abatabyiyumvamo, ariko umuntu ashobora kwibutsa akavuga atari kuzi ko ari wowe wabikora, nawe bikamutangaza ati koko se, ati nanjye, uti nawe. Niba biba ngombwa gutyo, ngira ngo nabyo tuzabikora. Murakoze cyane, muhorane amahoro y'Imana.